duhindure Katubiremo hano batadutema mu kiraro. tuviremo aha Tugiye kuviramo hano kugeza ruguru. ishimwe ryawe umutima w'imbabazi nyinshi ndawunuba Yesu Kristo ikiraro ntabwo twagicayo wambaye n'ubumara ugiye mukobwa aho ugiye urahaza ntabwo mbizi wategereje kumanuka hano manuka Haleluya! Amen! Murakumva Yesu! Haleluya! Mbaraga n'amavuta! Yamamare! 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 Amen! Yesu ashimwe. Mana nishimwe. Mamara Yesu. kandi ugatsinda shobora byose witwa Imana haleluya restaya inizewa amena amena dekire abicira izina rya Yesu haleluya Mana we urakabyara uragaheka warandengeye wa Mana we Aduh,
Ntabara bagushimiye Imana ishobora byose izabara Sorry. Cyubahiro ni icyayi. Imana icyubahiro Ni icyayi iragihorana. haleluya Amen. katuganira amagambo ye Yesu ashimwe uri mana mana wabaye imana we uri mana mana wabaye imana we uri mana mana wabaye imana bani bahumugisha kiganira amagambo y'Imana amen Amen. ejo hari ijambo Imana yampishuriye ubwo nari mu nsenga Imana impa ijambo riboneka mu gitabo cya Hoseya ibice byaho ni bibiri Hoseya ibice byaho ni bibiri umurongo waho wa gatatu Imana ikumve uri kuri uyu musozi wa Kanyari Imana igira ibintu ihindura ku buzima bwawe Imana yange ubuzima umaze n'imyaka myinshi ubayemo uyu munsi Yesu akuvunjire mu izina rya Yesu Hoseya ibice bibiri umurongo wa 23 Jugo narimo ndasenga Imana nibyo yambwiye tuzazamukana uyu musozi Bibiliya iravuze ngo Uwiteka aravuga ati uwo munsi nzitaba Ubijya Uwiteka aravuze ati uwo munsi nzitaba ijuru naryo rizitaba isi aya magambo urayumvise mubaze ngo urayumvise biravuze ngo uwo munsi nzitaba n'ijuru naryo rizitaba Isi. kaduhereze Imana icyubahiro Cyubahiro ni icyayi. haleluya Imana ikwitabe wahamagaye abantu nibakwitaba urabaririra nibakwitaba wana ntabwo ribura netiwaka waburira mu kibaya Yesu ramama haleluya zina rya Yesu Hallelujah. iyo waburi mu gishanga hasi netiwaka kwa Yesu wa munsi bazampamagara nanjye nzita n'ijuru naryo rizumvira isi reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana ikumve turi kuri uyu musozi Imana ikumvire umubabaro wawe Imana iwumve agahinda kawe Imana ikumve amadeni yawe Imana yumve ubukene bwawe Imana ibwumve ubushomeri bwawe Imana ikumve abakoreye Imana ngo akogwe n'ishimwe iri jambo fata ku mutima wawe ubwire ngo nkeneye kutunga ijambo Imana iguhereza ijambo Imana ishyira ijambo mu mutima wawe iri jambo ryakwigeza hose na nyoko batakwicaza iri jambo ryinjira muri biro ukariguza Imana iguhereza iri jambo mugabo wakunaniye iyo yumvise iri jambo barakubwira ati sheri ntabwo zasubira mu bagore ijambo yaryumvise abadayimoni iyo bumvise iri jambo bose barahunga abarozi iyo bumvise ijambo ntibongera kukuroga mbega ukeneye ijambo igisambo baragifata bakagikubita inkoni zikenda kukica kikajya imbere y'ubucamanza bati cyawe waragikoze ati ntabwo nigeze ngikora bakagikubita inkoni zikakica kiti mu nkubite cyangwa mu nyica ariko cyane nigeze ngikora kandi icyaha yaragize gute
kikajya muri gereza bakagikatira itanu. Ati ntabwo uremera icyaha, ati ntabwo ncyemera. Bakagikubita we, bati icyaha uracyemera, ati ntabwo ncyemera. Yesu yamusanga mu nguni ya gereza. Haleluya. Yesu yamusanze mu nguni ya gereza. Ntabwo yirirwa azana inkoni, oya, azana ijambo. Iyo ijambo rimugezeho aravuga ati burya bya bindi byose ninjye wabikoze, kandi baragikubise nticyemere, ariko ijambo ryakinyura kikavuga ngo icyaha naragikoze. Mutunge ijambo, mutunge ijambo, mutunge ijambo. Nimutunge ijambo Kigali muzayibamo. Nimutunge ijambo akazi muzagakora. Nimutunge ijambo abarozi bazabatinya. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ukeneye gutunga ijambo. Orimbiya kandore style fo. Ukeneye gutunga ijambo. Umuntu wasenze reka babwire mujye mutinya abantu batatu. Umuntu wa mbere uzatinya umuntu wasenze. Kanya wamunyura hagenda n'amaguru mu kandi kamunyura aho yitwaye. Mukanya wa yaba ari gufurira abandi ejo mu gitondo nawe akaba afite abaja. Wasenze jye umwubaha. Nujye ugera ku muntu wasenze ujye umubwire ngo kuri ingofero wubashima. Amen. Wa kabiri uzitondera umwana mutoya kuko utazi icyo azabe cyejo. Umuntu wa gatatu uzitondera umuntu wize akaba umushomeri. Isaha n'isaha yagutungura akabona akazi. Begara abantu bagiye gutungira ijambo. Iri jambo ni muri tunga muzaba Kigali. Ntabwo twaturutse Kigali ngo tuzano muri picnic, oya, twaje gushaka Imana. Umuntu umwe yarambwiye ati Jean Pierre, impano ufite mezo waragiye kuzicisha. Ati wazanjyana aho wagiye gucisha mu gitoro ndamufata ntuzaze tugende. Mujyana mu buvumo ntipukamuhamagara Imana. Ati menza bya bintu bikora. Haleluya. Ibintu bya Yesu birakora. Tega ruwemera ko bya Yesu bikora. Birakora. Mana yatubereye Imana abantu bananiwe. Mana yabaye mu ruhande rwawe imiryango yakuvuyeho. Mana yakubereye amaboko. Abantu bagutaye Imana irakwiyemeza. Haleluya. Mana ishimwe. Buri muntu wese asubiza amaso inyuma arasanga hari ahantu Imana yamurengeye atari ukubera wowe wari kubera amaboko y'Imana. Gitanda wabyariyeho kwa muganga hari abandi bakiguyeho. Buzima urimo ubwari bwo bwose utungirira. Reka mbabwire umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo n'ugushinyiriza. Iyi Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo irabanza ikayiritura igatangira ibyo bitazagira babyitirirwa. Murimo murabyumva? Iyi Imana igusanganye idukira abanza ikarihomye kubera kuba wararikuye mu manyanga ikaguhereza ibyo ukazavuga ngo nabonye amaboko y'Imana. Gukizwa nabi bitera umwaka. Dusenge dukizwe neza Imana izatugirira neza. Mbabazi batumye amasazi ubu ngubu mwayazana. Amasazi ninde wayazana hano? Ariko se ufashe inyama ukayishyira aha ngaha amasazi niyaza mutunge Yesu ibindi byose bizaza bibakurikira. Ndabibuza ko umugisha w'Imana ntabwo ari mekanike, umugisha w'Imana ni automatique. Ntabwo iby'Imana usanga umuntu ari kugwara pressure, Imana yaranyibagiwe ngo ibizagirira neza utereka mbabazi. Mwese ko mujya kwa muganga iyo ugiye ugatonda umurongo nuba ufite mitiweli yawe ntiwishyura bya biceri ni 200 ni 300 biterwa n'icyiciro. Ntugenda ugatonda umurongo kandi wishyuye yawe waratanze na mitiweli. Iyo haje umuntu uri muri ambulance atona umurongo cyangwa bamujyana mu ndani ntakurengaho kandi wazindutse ukubera ko barembye. Umuntu nagutanga gutabagwa uzamubwire ngo reka kunyirataho nuko wari urembye n'impamvu Imana yakwihutishije. Sema amen. Amen. Buri umuntu ufite serumu nyinshi baba bari kumwitaho ziba ziri kubira. Buri impamvu Imana itaragutabara iracyabona wakwihangana. Nubundi barakuvuga mu gitondo ukagaruka gusenga uracyabishoboye. Nubundi utegera abantu nta modoka ufite uracyabishoboye ihangane. Reka mabwire umuntu ufata ibihe by'iminsi 7 akabirangiza n'umuntu ufata ibihe by'iminsi 3 amagufa agatangira gucomoka Imana yabanza gusubiza.
uzi Imana idashubije umuntu amagufa ari gucomoka ntabwo yazagaruka gusenga, ariko uriya w'iminsi 7 agomba kubyihanganira, arabizi arabimenyereye, Imana yamutoranyije agize gute abizi. Niyo mpamvu Imana ihera kuri bariya, niyo mpamvu uzabwiriza umuntu akaza ari wowe umuzanye mu rusengero agataha ashubijwe wowe ukamara mu rusengero umwaka itaragusubiza, ni ukubera ihangane, Imana iracyagufitiye icyizere. Uzabona mu murimo w'Imana umukobwa amaze imyaka 35 ariko kubita amavi hasi atari kuwiteka, wamba bari ukampa umugabo ntabwo ubona kuntu ibintu bigenze. Abasore mwe mujye mushima Imana, nta musore usaza. Umukobwa agize imyaka 30 imimvunya ritangira guhagarara, ati neho nzabigenza gute Mana, ati neho niyo wazana ufite igare nta kibazo nabyemera, ngo burya bageze aho bikomeye kandi arimo arasenga. Yesu ashimwe. Ari umuhanuzi mu murimo w'Imana, aravugana n'Imana, Imana ikamubwira ngo ihangane, zagukorera mariage, zaguha urugo mu izina ryanjye. Akaza indaya ikunkumutse mu kabari ejo mu gitondo, ikigera mu rusengero igikubita amavi hasi, Imana iti ndirahiriye guhaye umugabo. Igiye mu kabari mu gitondo, umaze imyaka 30 mu murimo w'Imana, none yihaye umugabo wowe utarabona iki uzi impamvu Imana itayihaye umugabo mu gitondo yasubira mu kabari, ariko Imana ibifatiye aho ngaho ikavuga iti ntacyo bawicaye. Amen 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 amen. Iti bawicaye reka ngwe, ukabona mu gitondo aravuze ati, ukabona umusore mwaririmbanye ntiyigeze anagutereta, ukabona abonye yanda yaye mu gitondo, ukumva umusore mu gitondo ati Yesu ashimwe pastor, amen. Ati ndashaka kukwereka umukobwa nakuze, ukagera bagiye kureba wa wundi wanasenze, ukabona agiye gufata yanda ivuye mu kabari ejo bundi, ati nguyu mugeni nagize gute wabigenze kiri uwo muntu ngo impamvu itaragutabara iracyagufitiye icyizere. Yego iyi Imana itaragusubiza iri kugushakira ishaka. Kera hari ibitenge twitaga kiriwa nzenze na zarumbiya, uyu munsi bayiguka yambara. Imana izaguha ibigezweho, ihangane. amen. Kera Imana agwereza akazu k'amabati abiri ugashima Imana, Imana ibiri kuzana pande zose urahari Imana. Amen. Hose igashirayo. Imana icubahiro. Mpamvu Imana itaragutabara iracyagufitiye icyizere. Reka mbabwire mukure guca imanza ku bantu, niba bavuge babasebye babagambanire ntacyo bitwara. Imana niza ntabwo izumva amagambo, Imana izaza yirete. Muhereze ikiganza ubwe ngo ntabwo Imana yumva amagambo bavuga, iraza ikirimo. Wowe Imana iramutse yumva amagambo bakuvuga ntiwatabawe, yo iraza ikirebera. Kareba aho byapfiriye, kavuga ngo suriya muntu uko bamugwanya ubundi nibyo cyamana ukubesha. Imana iti muceceke. Kandi reka mabwira ikintu misuriwe n'Imana, Imana icyubahiro babwira. Imana igiye kugutabara ikabanza kubaza abantu ukuntu babyumva, nta numwe watabagwa hano. Utakuzi aramutse bavuze ati uriya muntu tubwira modoka, yavuze ati mube mumuretse muzayimuha mu mwaka utaha. Kubera ariko udashaka ati njye niko ndi kubyumva. Waretse ntabwo Imana yijya gutabara umuntu ibaza abantu uko babyumva, yo iragufata ikagutereka ku ntebe uburana akaburana wicaye, ikamubwira ngo naramwizeye ndamwicaza ceceka gabanya amagambo. Bantu bakanira amaso ku musozi wanyuze kuntu bangana, nta numwe wifuza ko watabara. Sawuli akimara kumenya ko i Damasiko hari ubwoko bw'Imana buri gusenga, yaravuze ngo abantu bose bayi ku musozi tugende nje kubica. Ngo Yesu ngo aragenda ahura na Sawuli mu nzira, aramubwira ati ariko Sawuli mwumve abari i Damasiko Imana iri kubabwira ngo nimuhumure, nubwo bagiye kuza kubica ntibarabashobora. Na Sawuli mu nzira ari kuvuga ati ndabica ndabarangiza. Kepala kosa ene Baragana amavuta. Imana nayo ikavuga ngo ndi mu ruhande wanyu. Sawuli ngo aragenda ngo ageze mu nzira, ngo abakubitanye n'umugabo witwa Yesu.
Yesu aramubwira ati ariko ubundi Sawuli ugiye he? Ati hari abantu bari Damasiko bari gusenga ndabica ndabarangiza nta n'umwe usigara. Yesu aramubwira ati ubundi abo ugiye kwicura basi? Sawuli ati baranzengereje ndabica. Yesu aramubwira ati ninjye boss wabo banza umpereho nurangiza ujye kwica bari gusenga i Damasiko. Yesu ngo arangije ngo afata mu jisho rya Sawuli arakanda. Sawuli ati yemwe mwamperekeje mu ndimi mundebera uwo mugabo uri ku nkanda. Abantu bati ko tutamureba ari hehe? Haleluya. Yesu arakomeza arakanda mu jisho. Sawuli atararimenya ariko sha bati ko nawe tureba nubwo atagaragara Yesu arakora. Kwa muganga ntiyagaragaye nka dogiteri ariko yakubereye umubyaza. Urukiko ntiyagaragaye nk'umwavoka ariko yararuburanye. Belasa ene kostai destinedra. Turakumva Yesu. Uyu mugoroba turi kuri uyu musozi. Imana igira abantu ikana amaso bahumiriza. Bazakanguke wageze mu mugisha wawe. Reka twaha Imana icyubahiro. Mani bakande amaso. Bazakanguke wageze mu masezerano. Amen. Muzarebe Imana ivuga mu itangiriro ikavuga no mu iherezo ariko ntikubwira hagati. Mana ikubwira ko igwaye umugabo ntikubwira ko azagukura amenyo. Yego. Mana ikubwira ko igutuje mu mujyi wa Kigali ntikubwira ko uzafukira mu bukonde. Ejo bundi nasengeye umuntu yari afite kanseri. Mukumusengera Imana irambwira ngo wikwirirwa wivuna ninjye washize kanseri imbere ye ntayagwaye. Ajya mu cyuma bakabona kanseri ariko Imana yirabizi ko atagwaye iki kanseri. Hisi kubera iki wa Mana we? Imana iti cyo cya kanseri namurambitse imbere nicyo kugira ngo azajya ahora atinya urupfu aze kunshaka. Dufite abarozi ariko Imana igwagurukiriza umurozi akakuroga saa 11 ukumva ibintu bikuriye mu maguru tikana ibyo ukera muri nibatu. Uti Mana wambabari ukangiza uyu murozi kumbi ni Imana imuzana. Reka mabwira ibyo uri kubona imbere yawe ntabihari nibaringa Imana yagushize imbere. Yego. Ereze Imana icyubahiro. Nibaringa Mana ari gikureba kavuga iti ntago kigisenga cyarananiye yarangiza igagurutse umurozi ewana akashira ibiyeko mu mugongo ukaza kwa gatanu uti prophet wamubara ugakora no ko byananiranye. Akora ugatawikiza wagera mu rugo wamara nka gatatu baba ukijyamye utagisenga. Murozi Imana iti ongera umurogesha bazomura muri kumwe ngo banzure bibiri imbere yawe bitabari baringa Yesu yaguteretse. Amen. Yego. Kandi reka mbabwire mwese muzabyitegereza. Umuntu wese Imana imuhereza ikigeragezo bitewe n'uko angana. Wari wabona umunyonzi w'igare ari kujya kuri station kunywa essence? Oya. Ntabwo bimurebe essence siye. Conservation bari bamwandikira conservation. Oya. Yasibya. Iyi Imana ikuzamurana n'ikigeragezo. Biri kumwe. Amen. Sifa kwa. Amen. Maboko yacu. Cyubahiro ni icyayi iragihorana. Mana nikubwire ngo gushize mu ishuri diplome yawe irimo irapfubusa. Yesu ayihesheje akazi. Cya kabiri Imana irambye ngo ugiye kuguha akazi kagiye kujya kaguhemba 300 ku kwezi. Tidebeni koferia ndimo ndabona ahantu ujya kudepoza. Hari ahantu wagambire kudepoza. Iyo ushaka kujya kudepoza uzajya yejo. Imana irambye ngo izagendana nawe. Amen. Kandi Imana irambye ngo ujye guhera kuri ayo mafaranga izagenda kuzamura uzasinya kontara nikubita kavuganye nanjye. Kandi ako kazi kagimara kuboneka Imana ikubakiye urugo mu izina rya Yesu. Kabwi Imana isemera ko mukomeza kubaho. Imana irambwiye ngo ni kenshi abasore bakubera ni kenshi imiryango iwanyu abantu baravuze
baravuga ngo ntabwo uzashaka ngo iyo mana wakoreye izava he. Mana yo mu ijuru irambye ngo iguhaye umugabo uri kandi gukoreye ubukwe ku manywa izuba riri. Mana irambye ngo wahoranye agahinda. Mana iranyereka igiti cy'umubirizi imbere ya hayibaza ngo igiti cy'umubirizi niki. Mana ikambwira ngo ubaho mu buzima bushaririye. Mana irambye ngo icyo giti iragitemye. Imana igukuye mu buzima bushaririye. Haleluya, haleluya. Esa anoki debi. Amina. Mana irambye ngo irirahiriye. Yego. Iri mu gihugu cyo mu ijuru. Mu kwezi kwa gatandatu tuzabona ukuboko kw'Imana. Bene data, Imana ibakureho igisuzuguro. Imana ibakureho amarira. Imana ibakureho intimba. Mama, Imana igeze iwawe. Imana irambye ngo umubabare. Warababaye gahinda kakubanye kenshi. Watakiye abantu ntibakumva. Yesu arambwiye bageze mu rubyaro. Cya kabiri Imana irambwiye ikukijije uburwayi wagendanaga nabwo. Tidana piste uburwayi bwari bukugoye mama. Yego bumara igihe kingana iki? Myaka 4 n'igice. Imana irambwiye ngo uko wazamutse uyu musozi uramanuka uburwayi busize kuri uyu musozi. Kandi Imana ikaza amafaranga mu rugo. Kibazo ufite Yesu arakigera. Unyemerere la possible pe. Hari abantu bari bagiye kukugambanira. Aba bandi Imana irabanza. Cyakabiri Imana igukuyeho umwuka wo gutereta abantu bakakubera. Yesu arawirukanye umwuka. Imana irambye ngiye kuguha. Nubwo urwo rwawe rwa mbere rwasenyutse irukujyane kure. Ni Imana yagukuyeho igihano. Imana igiye kuguha umugore utazakubabaza. Kandi zekidemi Imana iguhaye umugore ufite amashuri kandi azaba ari umugore ufite akazi. Niki Imana ivuganye nawe. Rega twaha Imana icyubahiro. Dena pesta ezakide waria. Imana ivuganye nawe. Irambwiye ngo kibazo cy'amadeni ufite Imana iramanutse. Imana iramanutse yanze kuseba. Imana igiye kukwishurira. Imana irambwiye ngo uri guteka imitwe kugira ngo urebe ko wakwishura. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo ceceka. Iyo waje kubarara imbere kuri uyu musozi wa Kanyarira ukaza ugwa ubugwayi bwakuzanye urabusiga hano. Kabiri Imana ikwishuriye ideni mu bintu utatekereza. Nirambye ngo hari cyamunara abadayimoni bahagurukije kandi nawe uri muranye iyi cyamunara Imana irambye ikintu watanzeho ingwa Uwiteka gihagazeho. Uwiteka gihagazeho. Uwiteka twongere duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Uwiteka rirahiriye. Haleluya. Tuge gusenga kandi ngiye kubasengera Imana. Ntabwo twavuye i Kigali tuje gukina. Amafaranga twatanze ni menshi twayahereza umuntu akishura n'ideni. Twese twaje kugira ngo turirire Imana. Ndashaka uve hano Imana iguha akazi. Ntabwo uzahora muri ubwo buzima bwo gupfundika. Ujya ubuzima umaze n'igihe kinini Imana iraganza. Hari ibintu Imana igomba gusobanura. Abo twasanze kuri uyu musozi wa Kanyarira Imana ibakureho ubuzima bwo gupfundikanya. Imana ibakure mu buzima bw'ubukene. Namwe muri abantu nk'abandi. Erezo muri kiganza umubwire ngo nawe wavukiye amezi 9 nk'abandi. Ninde uhora mu madeni ni umuntu ukorera Imana. Nuko. Ninde uhora mu buzima bw'ubushomeri ni wazamutse Kanyarira. Ninde basoye mu nzu ni wa munyamasengesho. Ayiwe. Iragutse. Mana we. Kanaga suzugo. Yemerera tuge gusenga. Aba mama twabakiri. Nubwo mwaje mwakira ariko namwe mwahirimbanye. Kuzamuka uyu musozi kw'ibyo. Ntabwo Yesu yabapfisha ubusa. Ndabarahira ukuri kwiyampamagaye. Iyi Imana dusenga. Yego. Ni Imana ishobora byose. Ni Imana ijya yanga umubabaro.
biravuga ngo kubwo kunyagwa k'umukene kumunyamubabaro no gusuza umutima kwiki Umukene. umva n'Imana irabuzi ko ubukene buyibangamira ndabesha se Yego. kubwo gusuhuza umutima Umukene. k'umukene vuga ngo n'Imana yumvishe ko ubukene buryana Imana n'ubukene bujyana no kuri yatwumva. hari umugabo wavuze ngo iyo Imana iri naho igakenaho icyumweru kimwe kumva kuntu burya byarageze aho yihebye bene data yararambiwe tugiye gusenga amasengesho Imana igukure muri izo ntambara kabiri Imana imbaraga iraguhera hano umanuke ujye iwanyu ujye kuzikoresha abarokore mugira ikosa ryo gusaba Imana imbaraga kuwa mbere imbaraga kuwa kabiri imbaraga kuwa gatatu imbaraga kuwa kane imbaraga kuwa gatanu imbaraga kuwa gatandatu imbaraga ku cyumweru imbaraga izo yaguhaye izo yazimajije isoko yidatemberanuka imbaraga ukura kuri uyu musozi ugenda ubwiriza abanyabyaha bihari wabwire ngo Yesu azaza nimudakizwa muzaba nimukizwa muzabona ubwoko bw'Imana reka mbabwire bene data ubukire buraryoha ariko Imana izaduhe n'ijuru mubwire ngo Imana izaguha ubukire hari ikintu nabonye nubwo Imana iba itaragutabara reka mbabwire Imana niba itaragutabara nona ibigwaye ko kubakinga ku maso abantu badakomeza kukunyuzamo ijisho mbega turi tayari ibintu byakaze n'ababyeyi ababyeyi baje hano bato izi bato nusenga ujye urakarira abadayimoni urebe ubukene bakwicajemo urebe ubuzima wicayemo urebe umubabaro urimo rimwe kabiri gatatu tangira usenge mu izina rya Yesu Mana turagushima orese katala bone fone hamagara Imana ku buzima bwawe ushaka uryame pfo ushake wicare hamagara Imana ugire ibintu ubwira Imana kandi ijwi ryawe rindutira Dari bore keria ato besta si ato sazo n'amanumva ijwi ryawe kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva. Imana irambwira ijye kurebana n'intambara wahuye nazo Imana ije kugukuraho uwo mubabaro wawe Imana iravuze ngo amarira yawe Imana yarayabonye Imana irambwiye ngo iramanutse nonaha Imana iravuze ngo iramanutse Imana iravuze ngo iramanutse Imana iravuze ngo iramanutse ije guhangana n'uwo musozi Haleluya, haleluya. ije guhangana n'ayo madeni yawe Amen. ije guhangana n'ubwo buzima wicaye Tetalasi teboni ya foni uwo mukecuru ufite agakapu tera haleluya nkubwiye Haleluya. Desale koteri ya foni iwawe nihe mukecuru Haleluya. Amen. waturutse he wowe mama Imana irambwiye ngo ufite agahinda ufite n'umubabaro wabuze uwawe ugutura Imana irambwiye ndi kuri uyu musozi hari umwana wawe ndi kubona bashyizeho dosiye uyu mwana bari bagiye kumukatira imyaka 12 kandi uyu mwana ndi kubona ari muri gereza yagambaniwe n'umuntu witwaga ngo ni inshuti ye kandi ari nk'umubyeyi yakamufashije aragambana agambanira uyu mwana wawe uyu mwanya tuvugana ari muri gereza yego Imana irambwiye ngo iki cyumweru tugiye kwinjiramo uyu mwana agiye gutaha turakumva Yesu Destasile telefonia sita Dela sita le cosa ni aton turakumva Yesu Eta kinema turakumva Yesu
umwana wawe hari ahantu yabaga, aho hantu yabaga mu by'ukuri arimo ararengana, ari muri gereza ariko arimo ararengana, kandi umuntu wakamurenganuye niwe uri kumurenganya. Uyu mwana mu ijuru mbonye abamarayika babiri, mbona barimo baragenda Muhanga, mbona bageze ahantu muri gereza, bahamagara umwana witwa Masendeka. Uramuzi? Ninde? N'irihimbano rye. Duhe Imana icubahiro. Imana ya mwijuru. Mama warasuzuguwe, turakumva Yesu, warababaye, uri mu buzima bukugoye. Imana nkorera irambye ndi muri iki giti, Uwiteka aramama. Haleluya, haleluya. Ramanu. Haleluya! 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 yamamare. Amen. Zamuri cyubahiro tugihima. Tuvuge ngo Mana warakoze kuturinda, tuvuge ngo Mana warakoze kuturengera, tuvuge ngo wongere utugirire neza. Uwo mudamu wegamiye ku giti, wowe hagarara hariya nkubwiye, wowe witeze akanoza k'umukara. Testate poretoria, hagarara hariya nkurebe. Eleko destine boss. Zamura ikiganza cyawe Imana icyubahiro. Haleluya! Eleko tepi. Baraga n'amaguru. Imana irambye ngo umaranye agahinda n'umubabaro, wabuze uwaka gutunga. Imana irambye ngo uwaka komo irikomere niwe wagukomerekeje. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irambye ngo hari umukecuru wari waragufashe, yatanze 162,000, arangije arakuzirika, aravuga ngo ntashaka kuzabona umwana uguturutse mu nda yawe. Aravuga ngo aziritse urubyaro uzarinda upfuge mu nda y'isi udakikiye ku kibero nk'uko abandi bakikira. Wabuze urubyaro maze igihe kingana imyaka 10. Imana yampamagaye irambye ngo yavuze ko utazaheka ariko ugiye guhekera mu maso ye. L'orchestre si de beniato destane drage. Icya kabiri, Imana irambye ngo igeze ku mutware wawe, Imana igiye kumuha agakiza. Imana irambye ngo imukuye muri za derira. Imana irambye ngo konetinia warasuzugurwa n'umugore utakurusha uburangana agaciro. Imana yo mwijiri irambye ngo uyu mugoroba ukigera mu rugo ugiye kubona inkuru nziza. Haleluya. De asaido qui descend. Baraga n'amavuta. Te pa anotestasi. Ni kuwiteka avuganye nawe. Ntabwo uzahora mu mubabaro, ntabwo uzahora mu gahinda, ntabwo uzahora n'iryo shavu. Imana irambye ngo ugiye guheka nk'abandi badamu. Iyo myaka 10 maze warabuze urubyaro, Imana irambye ngo iguhariye umwana kuri uyu musozi wa Kanyari. Imana irambye ngo mwese muri hano, Imana iravuze ngo yicaye muri dosiye zanyu. Imana yicaye muri dosiye zanyu. Amen, amen. Uwacuruzaga agahomba agiye gucuruza yuko. Eria keta azo diapiste. Mama, wowe ndi kureba, ndakurahira ukuri k'Imana. Yego, Imana irambye ngo ubari iminsi 7. Imana isohoye umubabaro mu rugo rwawe. Iminsi 7 Imana isohoye umubabaro mu rugo rwawe. Imana irambye ngo nonaha umutware wawe agiye guhura n'ikibazo cyo kugwara mu nda, ntuzababare. Imana irambye ngo agiye guhura n'iseseme, ntazongera guhura n'umwuka w'inzoga ku buzima bwe. Azajya zibona ziruke, uzamenye ko ari ukuboko kw'Imana kubikoze. Icya kabiri, Imana imwirukanye inshuti mbi. Mama, ugiye gutuza umubabaro n'agahinda uryamana. Nukuri kw'Imana ni byinshi. Imana yo mu ijuru irambye ngo iyo waje gusenga kuri uyu musozi wa Kanyarira, irambye ngo igukuyeho umubabaro. Haleluya. Irambye ngo kandi abadayimoni bari baranyaza abantu ubwenge,
imana ibahaye ubwenge elete bestine drone imana ifunguye imikorere mu biganza byawe ndabona business imana yagu ndabona business imbere yawe ndabona ibintu bikomeye imbere yawe imana irambye gukuye mu buzima bwo gupfundikanya gukuye mu buzima bwakubabaje igihe kinini uburiri bwawe iyo umutwara adahari wuzura amarira n'agahinda edekitelasiadre ntabwo wari ukikicara n'umutware wawe ngo mugina oria sakatalabo aravuga ngo esta sizenia arabirangije n'uwiteka adetobeki demeni imana ikavugana namwe mwese muri hano ati dore ndi imana ndamanutse nibasiriye abanzi ba alakostasi de penia ati nibasiriye isi ati nje kugaragaza imbyarya abakinishije izina ryanyu bagiye kugaragara ku musozi hari abantu bagiye kwandagara bitwikiriye izina ry'Imana biyambitse uruhu rw'intama ati dore abo bagiye kugaragara ati doseki de benia Imana ikavuga ngo enito benima uyu mwaka turimo Imana ikuye ba Sawuli ku ngoma igiye kwicaza aho ba Dawidi ati dore ba Dawidi bagiye kuva mu ishyamba kuko barasuzuguwe baratutswe babonye nta gaciro bafite ba Sawuli bavuye ku ngoma ba Dawidi bagiye kwicara oriya bokesayini uko Uwiteka avuze Imana ikavuga ngo nje kwishura amadeni ati doseki dema ati ababuze urubyaro nje gutanga urubyaro ati doseki debenia diplome zijyanye ngiye kuziha akazi n'Uwiteka ati domenia ati dore ndamanutse nje kurenganura abarengana nje kurangiza imanza ati dozenia nje gukiza indwara zananiranye ndima ati dobeki demenia ati dore abanyu bashe by'ukuri ngiye kuza kubatabara n'Uwiteka amen. Urakoze mwami Imana urakoze Jehova Imana igiye kuza kureba Imana igiye kuza kureba Imana igiye kuza kureba mbese izagusanga umeze ute mbese izagusanga uhagaze he mbese izasanga ukijijwe mbese izasanga ONK eta genia state for soso teneko te edebi Imana ivuganye na Elia kidema ikurinze kuzubaka urugo ukarira Elia testasi eniatomeniake ikuye umwuka w'inyatsi mu biganza byawe kandi dosenia Imana iravuze ngo igiye kuguha ubundi bucuruzi bufatika ati dobekinema riatasti sekide bene etanosi Imana ikakubwira ngo ikuye indyarya inyuma yawe kandi gukuyeho inshuti mizimbyara etesa heria bekidema oria tesa dore imbere yawe Satani yaraguteza umutego kandi uyu mutego ukubaka nyuma ukazarira ukituza amarira utazahozwa Imana iti dore wongera usenge kabiri yewe wongera usenge gatatu umbaze ndi Uwiteka nzakugirira neza imbere yawe dore hari umunezero ariko imbere y'uwo munezero Satani yashizeho amahwa banza wishishoze udakandagira mu nzira kandi yuzuyemo amahwa ati dore ndi mu ruhande rwawe sinzemera kumwa ni ku Uwiteka avuganye nawe topesti sekidema wowe wambaye ikoti ry'umukara wowe ni wowe mvugana nawe Imana irambwiye ngo edepikinima ubupfakazi bwawe ntibwatunguye Imana Imana irambwiye ngo yarakubonye Imana irambwiye ngo ije kugukuraho umubabaro abantu barakuvuze wahuye n'ikigeragezo abantu bose baguhugwame Imana irambwiye ngo ninkubwiye wisaha y'Imana irageze Imana ikagutura umubabaro Imana ikagutura agahinda uri kunyura mu bigeragezo by'urusobe intambara ari nyinshi imbere yawe byageze aho ubwira Imana ngo Mana wandemeye iki ariko Uwiteka arambwiye ngo reka kwiheba reka kurira umugambi w'Imana igiye kuwusohoza Imana irambwiye ngo izanye amahirwe ya kabiri ndabona wambaye impeta Imana ikambwira ngo ibyagukomerekeje Yesu agiye kuza kukomora kandi Imana iguhaye inzu yawe nziza ni ku Uwiteka avuganye nawe wahombye byinshi wahuye na byinshi bibabaza umutima wawe Imana data wa twese irambwiye ngo ninkubwire ngo igukuyeho icyo gisuzuguriro
wa mubyeyi wowe wamba kanuza kumuhondo o testasiketebo Imana irambwiye ko ninkubwire ngo imyaka umaze warabuze urubyaro isaha y'Imana yari isaha y'Imana yari isaha y'Imana yari irambwiye ngo dore ugiye kubyara kandi uzabyara abana babiri b'impanga Imana iragushumbusha nikivuganye nawe Imana iragushumbusha nikivuganye nawe etazakideba Eliazagidepo edesotesta nikuwiteka yirahiriye arambwiye ngo aragutabara wa mubyeyi mama Imana irambwiye ngo iwawe muri saro iwawe Imana ishizeho intebe z'amadive nziza abantu bagiye kuzajya bicara uriya butebe pu uwiteka arabuvumye niko avuganye nawe ibintu bidasobanutse niko uwiteka avuze twongere duhe Imana icyubahiro la costa temenia wa mubyeyi we wowe witeza agasharupe kumwe wowe Imana data wa twese irambwiye uko uyu mwaka utararangira Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza atoriye icya kabiri Imana irambwiye ngo ubuzima unyuzemo bwarashaririye Mana yanyu wanyuze mu buzima buhanda nk'igisura unyura mu buzima utagira umuntu n'umwe utakira wagutabara kubu uyu munsi tuvugana uri papuka ni mama nikimana imbwiye Yesu arambwiye ngo zamura icyo kiganza cy'ibumoso ndabona wambaye impeta Imana iguhaye umugabo kandi uzakora ubukwe ku manywa izuba riva Imana irambwiye ngo igukuyeho indyarya zirukaga inyuma yawe arizo kugutesha petara telefone y'ibigabo by'ibigogi ndabyirukanye ku buzima bwawe Imana ikuzaniye umugabo w'umugisha Imana ikuzaniye umugabo wavuganye n'Imana kandi Imana irambwiye ngo ubu uzatunga n'imodoka niko imbwiye de la costite staki deba kandi urayikunda Imana iraje iguhembe wiringiye umuntu araguhemukira umuntu agutera igikomere kugeza uyu mwanya hari umwana ufite ariko ndagira nkubwire ngo uyu mwana ni wowe wigwariza kuri byose yego Imana ikuzaniye abatera nkunga rega duhe Imana icyubahiro wowe ndi kureba wowe wambaye agapira k'umukara kuri kureba inyuma imbere yawe ndi kuhabona ubucuruzi bigeze ucuruza ibiki Imana irambwiye ngo destati nubwo burimo nta kigenda Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza ubundi bucuruzi kandi Imana irambwiye ngo icyo waje gusaba Imana irakiguha wari ugiye guhura n'abantu bakagutega bamara kugutega bakakwambura amafaranga Imana irambwiye ngo irabyanze mu izina rya Yesu wowe w'imitsatsi wowe uri inyuma y'uwo mubyeyi wowe yego Imana irambwiye ngo igiye kuguha urugo uzavugisha abantu benshi Imana irambwiye ngo umubabaro iwanyu iyo wirebye ubona nta kizo uzageraho Imana irambwiye ngo uzakigeraho kandi uzakigeraho ugihaweho n'Imana etasita na kosa sharikosa ngayibonye Imana irambwiye ngo nikubwire ngo igiye kuguhereza akazi nikwivuganye nawe teta azonite binia Imana irambwiye ngo bafite amadeni muri shuriwe edekide mini ya koria abafite imanza Imana irasiburaye tela zekideste Eriatania haria bete sekide enitobe menia ze mama wowe Imana irambwiye haria kite zenia kodes ikuye kanseri muri ayo mabere Rita Erikeria niko Uwiteka avuganye nawe Imana irambwiye ngo ibyakuryagamo Yesu arabicecekesheje Imana irambwiye ngo ari ubucuruzi ifunguye bw'umugisha mbonye imodoka ipakurura ibintu bikomeye nabonaga imbere yayo Imana irambwiye ngo itegura hari ubucuruzi ugiye kwinjiramo bukomeye hari umudamu hano washize ikibanza ku isoko kibura abakiriye ari he Imana irambwiye ngo ihagurukije umukire muri kiriya cyumweru azakugeraho ginikos mama ntakutagize kiriya kibanza ngo kigurishwe byara Imana irambwiye
ikuyemo ibyo bashizemo izanye umukiriya kandi umukiriya azaza afite amafaranga. Haleluya. Urakoze nzamuka. Wowe wambaye agakoti k'umukara, Imana irambye ngo uri mu buzima budafite icyerekezo. Urera abana wenyine nta mugabo. Imana irambye testa adoshikete po yihereza icyubahiro. Imana irambwiye kuva uyu munsi Imana iguhayeho kuba kandi utahishura. Imana iguhaye inzu. Ndabona mu miryango baraguhagurukiye, ariko Imana irambye ngo yanze agasuzuguro. Denekos ntabwo uzongera gukomeza kubabara. Imana ishyizeho iherezo. Uwo mudamu wegamiye igiti, wowe Imana irambye ngo hari icyo yakuvuzeho kandi igiye kugisohoza. Umubabaro wa Imana igiye kuhindura umunezero. Kandi Imana irambye ngo amarira ufite n'amaganya Yesu yarayabonye. Kibonga ari he? Wa mudamu twazamukanye umusozi wari wambaye ipantaro ari he? Mbamubwiye Imana irambye ngo igukuyeho amarira. Imana irambye ngo hari umubabaro n'agahinda ugendana umuntu wese atamenye kandi utamubwiye. Imana data irambye ngo igeze mu rugo, ikuyeho ikintu gituma uhora ubabaye, ikuyeho ikintu gituma uhora ushavuye. Imana ishyizeho iherezo. Kandi Imana irambye ngo yanze ubuzima bwo kwicara utegereje uwo. Imana irambye ngo akira ubundi buzima. Imana igiye kuguha business yo gucuruza mu izina rya Yesu. Testa pitene koya. Hari amafaranga miliyoni 3 Imana ifunguye ugiye kubona mu gihe gito. Ze etara costi seniashimwe. Kandi aya mafaranga hari umuntu Imana igiye gukoresha nabonaga wo hanze. Uzamugiriraho umugisha. Uyu muntu hari abantu Imana ihagurukije ku buzima bwabo kugira ngo Imana igutabare. Yesu ashimwe cyane. C'était piquere. Mama wowe witeze ikintuzi. Ufite diplome? Ndabona diplome. Imana imbwiye ngo diplome iyihesheje agaciro. Igiye kwibona akazi. Kabiri, Imana igiye kuguha amazu azaba arimo abapangaye. Haleluya. Iterekost zenia tebonia. Ibintu byari byarananiranye ku buzima bwawe Imana irabizi. Mbere yuko uyu muntu aza, hari umuntu ugiye kuguhamagara akubwire ujye kudepoza hano. Ugiye kuhabona akazi. Kazaba kagwembe 150 ntuzagasuzuma. Imana irambwiye ngo ako kazi ni uwo muntu muzahurira. Destise petit kedef. Hari umuntu ugiye kuguhamagara ngo ugende. Uwo ntuzaninira iryo. Telefone yawe ntongere kuyifunga. Uyifungure uko isaha y'Imana irageze ugiye kubona akazi. Amen. Kandi abakwanze mu muryango bakavuga ariko abantu baravuga we. Ewe muntu mu maso mubwira ngo abantu baravuga. Abantu baravuga. Wavutse bavuga, ushaka bavuga, uzapfa bavuga, ubyara bavuga, uzanapfa bavuga. Nta kintu wakora ngo unezeze abantu. Uzambara neza ngo wayamaze. Ugenda mu modoka ngo kaguraga imodoka kadafite inzu kubera iki? Nunanuka ufite karambe ziwanyu. Reka mbabwire Imana igukureho induru z'abantu. Wowe wegamiye igiti, wowe wambaye akanuza kumwe. Imana irambwiye urugo ruhora rukubabaza ruri kukuriza. Imana datwe mu gihugu cyo mwe irambwiye ngo aho kugira ukomeze guhora ubabaye, Imana hari ibintu igiye gukwereka gukuraho umwuka w'igisuzuguro. Idete pesti demon. Ufite ibikomere byinshi bituruka ku mugabo wawe. Zete pala costine dra. Nukwitirirwa mufite umugabo kumbe nta mugabo ufite. Tesa ezetine cause et depuis. Imana iravuze ngo iramanutse. Agahinda urarana. Umubabaro urarana. Igikomere ugendana. Yesu arabyanga. Kabiri, Imana irambwiye ngo iguhaye akazi. Nikwivuganye nanjye. Tetala si de penekor. Imana irambwiye ngo yanze izo ntimba ugendana nazo ku manywa na nijoro. Kandi dopela azo ete. Akiri icyo gukora niko Imana ivuganye nawe. Akiri icyo gukora niko Imana ivuganye nawe. Akiri icyo gukora niko Imana ivuganye nawe. Oria sa de penekor. Shanikot. Beti.
Imana irambwira, Imana yo mu gihugu cyo mu uyu mwaka turimo uzakora mu Haleluya. kandi fiyanse wawe ntabwo uramubona, ntarazi icyo akoze agiye kuza. Wahuye n'ibigabo by'ibigoryi bifite abagore bikagutesha umutwe. Imana irambwiye ngo izo za mayibo birazirukanye. Haleluya. Amen. Ikuzaniye umusore wawe. Ikindi Imana irambwiye ugiye kubona akazi, nubwo ubona uri gupfundikanya bikanga. Imana irambwiye ngo umwaka bari barashize kuri diplome yawe, Imana iwukuyeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Abavuze ngo karize ntacyo kazamara, abavuze ngo azahora turongera ku musozi w'iwabo, reka nkubwire isaha y'Imana irageze. Mu masengesho usenga ubwira Imana ngo isaha irageze. Usenga ubwira Imana ngo ndatabara. Usenga ubwira Imana ngo sinzahora muri aya marira. Isaha y'Imana irageze. Wowe uri inyuma, wowe Imana irambwiye, yego abana bari Imana iguhaye umugabo, uramufite? Icya kabiri, igukuye mu kazi kabi urimo, Imana igiye kuguha akazi. Ufite umwuka uturuka ahantu uvuka. Hari agakecuru ndimo kwitegereza kitwa Marigarita, kari karavuze ko uzarinda upfa utubatse urugo nk'uko wubaka. Cyakoze uzabyarana n'abagabo, umaze kubyara n'abagabo bangahe? 3. Uzabyarana n'abagabo ariko nta n'umwe uzakwigirira umumaro, kandi muri abo bagabo nubwo mubyarana nta n'umwe ugufasha. Imana rero ihagurukije umugabo, ariko Imana iguhuze n'umuntu. Haleluya. Imana iguhuje n'umugabo ukomora igikomere ugendana nacyo. Hari igihe wumva ukumva ugiye gusara waturika ukiruka, Yesu arabyanze mu izina rya Yesu. Wowe ufite imitsatsi, wowe Imana irambye mu isengesho ryawe yaryumvise, kandi Imana iragushubije. Uko Uwiteka avuganye nawe mu izina rya Yesu, tugiye gusenga Imana. Bantu bari kandi ikindi Imana igiye kuguha akazi. Yesu we, Yesu we. Musore wacu, cyangwa ufite ibibazo birakurenze, Imana irambye igiye kuguha akazi. Ibintu byose wagerageza byari byanze, wabonaga inzira zawe zifunze, wabona ugiye ku mwana, Imana irambwiye ngo yanze kuba. Uwo mubyeyi w'inyuma yawe wakubona umeze gutyo yagira ngo warashubije, ariko ibikomere n'agahinda ubuzima uri kunyuramo Yesu yiteguye kugutabara. Uriho mu buzima bushaririye bukugoye inshuti yanjye, uriho mu buzima bushaririye, Imana ije kugusohoraho. Hari igihe umuntu igera mu kigerageza akikira akabwira Imana ngo ariko Mana ubu wandemeye, Imana isema. Egera hino dusenge. Uruwera ingabo, uruwera tukiza, uruwera sinonijuru, uruwera nawubanye nawe. Va mugabo, wowe Imana irambwiye inzira zawe zose Satani yari yarazifunze. Nta nzira n'imwe wabonaga Imana yanyuramo mu gutabaza. Imana iguhaye urufunguzo rw'ubutabazi kuri uyu musozi, nuko Uwiteka avuganye nawe. Iki Imana izakugirira neza, Imana izaruhura umubabaro, Imana iguha umugisha. Amen. Funge kamera dusenge.